urakoze kunyitaho. Nahageze. Ikintu nshaka kukubwira akazi nshaka kuguha. Nshaka yuko ujya ugenda ukaneka muri karitsiye. Karitsiye hano hirya mu byaro. Haba mu byaro habaye ukareba karitsiye z'abantu bafite ibintu bakomakomeyemo. Bo bakire. Nk'abantu b'abakire. Noneho ukareba ukamenya amakuru y'urwo rugo, ese abantu ba nyir'urugo birirwa mu rugo baraguteka umutwe ku muntu bisaba ngo ufite amakuru yihe. Kwagenda n'igihe uhaniye ukuntu. Urareka nkubwire. Hari nk'abantu baba batirwa mu ngo bahasiga abakozi. Bagiye mu kazi ka leta n'akandi kandi. Yego. Ubwo ngiye kujya nshakisha uburyo cyo mu ngo z'iraruguru. Nko kwa Karisiti cyangwa kwa Karisa. Ngiye kureba yuko abakozi bahari ndeko nabaganiriza tukamenyana ukuntu. Ariko buriya mubeshye ko umuntu akundana umukozi. Birashoboka rwose ngiye kubyitaho muri uno minsi. Urwo rugo ukarwimenyereza ukamenya amakuru yawe kugira tuzajye guteka y'imitwe. Dushake akantu tugiye kubyitaho tubikurikire. Nabonye bakunda kurangara kenshi na kenshi bava mu gipangu basohoka. Ngoma no guca n'inyuma gutyo ukareba uburyo n'ahantu wacu ukuntu ukabahengera. Cyangwa ukanabaganiza bariyo. Yego. Ukaba mwamenyanya mukahamana gahunda ukavuga ati kano kana kaza kujya kwiga saa 4 saa 3 uze kuza isaha turabonana gute. Ariko ndumva uza akazi ndumva urimo neza. Oya ngewe ndagashoboye ahubwo uvuga ngo ndakaza. Okay. Ibyo bintu ni ibintu biba ugomba gukurikirana. Yego. Okay. Ikiganiro tugiranye ni umva. Ni cyiza cyane. Sasa rero nukujya umpa gahunda y'umunsi nimugoroba ukamagara ukambwira umunsi nabonye hana umunsi nabonye hana. Bidatinze cyane. Telefone ahubwo nizi. Okay, kugira ngo nanjye mpite noherezayo abandi bantu baje kubateka imitwe. Yes. Sawa cyane murakoze kukiganiro tugiranye. Sawa, akazi keza. Bye. Business ndabona neza. Ibintu bimeze neza. Ntakibazo pe. Bakozi, ariko nkeneye abandi bakozi nka babiri, ubwo ntari nababona. Okay. Uzi ko nabonye mva mukiriya yaje. Uraho neza se wita utanansuje ugahita uzubwira akazi. Shaka zikaraguye. Rwose ariko nyine umvaje n'ibyishimo byinshi. Namubwira kamiliyoni ambwira 800. Ariko iramye numva n'inkweto. Uzi ko yambwiye 800 nubwo namuciye miliyoni. Nabonye ari menshi. Ntabwo ari menshi ariko nyine reka nje kukubwira ngo numva amafaranga nyine niba wagira wabyemera. Okay. Namuga kamiliyoni arangije arambira ngo 800 namuganira yarongeye kubwira mabuja aze muvugane. Okay, ntacyo ugenda umunzane. Genda umuzane ntacyo tuvugane twumve uko bimeze. Nta kibazo. Ayafite kashi nta deni ririmo. Twayafata buri. Twayafata nta kibazo. Okay, sawa. Wowe muzane. Reka muzane. Sawa. Okay. Arya bakiriya. Tugereje umukiriya. Tuvugane. Mwiriweho amakuru ni meza. Ese gira hano tuvugane reka ibintu cy'imari ntabwo babivugana. Umeze muteze tura. Yewe ya mari yanyu ndayibonye. Urase muri gushaka mangaye. Turimo gushakaho miliyoni. Wabahamagana nani se? Magana shagira miliyoni. 800. Ntabwo yarenza. Ntabwo nayarenza mu ngiye mitenyisho. Okay, nta kibazo uyaduhe. Murama na fagitire. Hako se ngenda nizi kuri umuntu usanzwe umucuruzi ibintu byose abicuruza kuri fagitire wabiva. Ibintu byose nanjye ndukubicuruza bambaza fagitire. Mana yanjye reka nkubwire uragenda ubicange mu yindi mari. Urumva mu yindi mari ufite fagitire. Usogiza hari umuntu wamenye ko nshaka fagitire. Oya jya ko bya fagitire hako mujye mureka kubinjije. Urareka nkubwire Rwanda Revenue yije uyereka. Urumva ya fagitire yarobanuranga ibiwabikuyanga menya ubwenge ahubwo wose mu cyangwa ramari ndayiha abandi n'urutinda. Okay, nta kibazo ndabaha kuri telefone. Okay, sawa. Wowe igitujye mweshiye kuri telefone ni muhite kandi dusohoke igipangu vuba uhite uyivana hano. Allo. Aho jameze bibi. Wasanze kwa Kalisa se ko usanze wa mukobwa wa ahari. Uraza ryarize urahageze. Cyangwa vuba niwe wenyine turekurikirana bangu. Sister imeze bite? Imeze neza. Umukozi. Niriwe kese. Niriwe neza. Makuru mu gipangu biragenda. Birimo biragenda. None se nta kintu waba watetse ngo ube wamara? Ntabwo birashya. Tinda guteka se. Nizo saa zo gutekera. Ubu
ubu buri mu rugo wenyine se? mba ndi mu rugo njyenyine mabuze ataha nimugoroba. Noneho ubu ngubu umuntu yaza kugusura nk'iki gihe nta kibazo. none se ubusanzwe wagenzaga neza? cyane ubizi ko mukunda ikindyanira ni urukundo nawe urabizi siko tutakihinduye. yego njye ntabwo nari mbizi ko byaranshavuje cyane rwose sigaye ndaramutekereza no kujya mu bigo byanze. Mwaramutse? yego Amakuru ni meza. uraho ewe we ndarwaye narengeye kwa muganga ngeze hariya kugenda biranga numva ntabwo mbasha mwampaye ahantu ho kuba ndyamye nkaruhuka ko nintora agatege ko ndi bukomeza nkajya kwa muganga. mbanze njyane mama aho kuryama. oya wamenya ari ibiki mwereke igipanga icyumba arajyamo umwereke agende bayiryamiye nari bidukubise. kama mugeze ubundi mitego. ujya uramugeza gute nakubujije. mama ngaho genda icyumba urahitiramo nicyo urajyamo. yego ubwo nicyo uraryamamo kiri imbere y'umuryango. sawa murakoze. mwihurira ariko ubu nawe abazi twatangiye kuba baza bitegura mu bintu byacu bareka baba baje gukoza ubugari. none se ko ibirogoza umuntu ari byinshi. oya ntabwo biriya biba bikenewe tugomba kuba turi babiri nyine nawe urabyumva nawe umuntu yaza kwivanga mbese uzazanye iki. ariko nyine nagenda abaryamye aho aruhutse. mwihorere ryame mwihorere tugumeze mu byacu nyine nawe urabizi twe ibibazo byo kwivangamo ntabwo